أمن هو من خلق السماوات والأرض uwaremye ibirere n'isi akabamanurira amazi imvura ivuye mu kirere yarangiza akayameresha imirima igatoha siwe mwiza kurusha ibigirwamana إله مع الله nta yindi mana mwebwe إله مع الله hari indi mana yaba bitari we تعالى الله عما يشركون imana nta kigereranwa nayo تعالى الله عما يشركون imana iri الله أكبر kugikanya إمام نور imana niyo الله أكبر imana الله أكبر imana niyo nkuru السؤال الآن ikibazo rero الله imana ذكر ni umugabo أم أنثى cyangwa ni umugore أم هو ليس ذكر وليس أنثى cyangwa imana si umugabo kandi si n'umugore ikibazo rero turimo turabaza imana ni umugabo cyangwa ni umugore cyangwa si umugabo si n'umugore أها bifashe oya ikibazo kirasobanutse imana ni umugabo cyangwa ni umugore cyangwa imana si umugabo si n'umugore bagisubije الله أكبر تكبير Allahu Akbar البدرية والقرآن يصدقون imana si umugabo kandi si umugore niko bigaragaza na Qur'ani niko bigaragaza والقرآن يصدقوك biriya bavuga Qur'ani na Bibiliya birahamya ko imana si umugabo si n'umugore طيب أولا بالعقل ariko tubanze dukoresha uburenganzira yaduhaye لو قلنا أن الله ذكر tuvuze ngo imana ni umugabo أليس أنت ذكر؟ uyu ni umugabo تأكل umugabo akenera kurya وتشرب akanywa وتنام akaryama وتمرض akarwara وتموت agapfa وتتبول ajya mu bwiherero وتتزوج umugabo akora ibyo akora mu bwiherero وتتشهر umugabo agira ibyumviro by'umubiri وجامع النساء agakenera kubonana n'uwo bashakanye تعمل عملية جنسية مثل akora الحيوانات imibonano mpuzabitsina كيف نشبه الخالق بالمخلوق؟ ntabwo imana ishobora kumera gutyo الله يموت imana irapfa se الله يمرض imana irarwara الله يتزوج imana ijya mu bwiherero reka da ولا مشوه imana ikenera uwo kubonana nawe الحق أن الله ليس ذكر ukuri rero niko kuriya bavuze imana si umugabo وليس أنثى nta n'ubwo ari umugore ليس كمثله شيء imana nta n'ikisa nacyo nta n'icyo wayihwanya ما nacyo عندي niyo ضواني mpamvu ahandi bavuze ngo nta yindi duhwanye muri bibiliya بمعنى بمعنى yego usome muri Yesaya 46 dusome ku murongo wa 5 maze wumve rero iyo 6 muri Yesaya aravuga ngo mwampanya nande twahwana nibwo washyiramo uruhanya hagati y'imana mwampanya nande twahwana kandi mwanshushanya nande twasa طيب يعني يقول من الذي يشبهني؟ mwampanya nande twahwana kandi mwashushanya nande twasa تكبير Allahu Akbar كذا ku murongo wa 9 rero nawe barakomeza bavuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera kuko ari jye mana nta yindi baho عندي له ni jye mana جمانة nta yindi duhwanye عندي duhwanye عندي nta yindi duhwanye ليس كمثله شيء aho rero niho twavuze ko imana nta kihwanye لا nacyo أحد يشبهني nta n'igisa n'imana لا أحد يشبهني nta na kimwe gisa n'imana هل هذا الكلام في القرآن؟ aya magambo rero turafite no muri korani muri korani 42 igice cya 42 umurongo wa 11 hari amagambo avuga ngo umuhanzi w'ibirere n'isi wabaremeye abagore babakomoyemo ndetse no mu matungo akaremamo ay'igitsina gabo n'igitsina gore الله أكبر Allahu هو Akbar الذي خلقنا من ذكر وأنثى niwe yaturemye dukuye ku mugabo n'umugore يعني هذا الكون فيه ذكر وأنثى ni ukuvuga ngo twebwe uburyo tubayeho habamo abagabo hakabaho n'abagore أي واحد الآن aha إما ذكر أو أنثى hano turi utari umugabo كل الخلق إما ذكر أو أنثى utari igitsina gabo ari igitsina gore أما الخالق
ariko umuremyi ليس كمثله شيء we ntagira icyo asa nacyo. aha hakomeza agira ati ndetse no mu matungo harimo ay'igitsina gabo n'igitsina gore, ni muri ubwo buryo mwororokamo. ntagira icyo asa nacyo. تكبير ليس كمثله شيء imana yo ntabwo isa n'ibyo. الله إيمانا imana ngo ntigira icyo isa nacyo. النبي محمد intumwa y'imana muhammadi صلى الله عليه وسلم imana imuha amahoro n'umugisha. رسول الله intumwa y'imana الذي بعث بعد عيسى عليه السلام uyu nguyu yaje akurikiye intumwa y'imana جاءه المشركون